turabasuhuje dushime ko muri kutwumva. Akenshi na kenshi ni rimwe na rimwe ujya ureba mu bihugu bya Afurika ku mugabane w'isi hirya no hino, ugasanga hari imigabane myinshi cyangwa se harimo abaturage batuye muri iyo migabane, ariko ubona ubuzima bwabo iteka buhora buri constant. Icyo twavuga ni iki rero? Akenshi Afurika dufite ibibazo byinshi cyane, aho usanga ibihugu bimwe na bimwe byugarijwe n'ikibazo cy'ubukene, ariko ugasanga icyo kibazo kibaye ikibazo kimaze imyaka n'imyaka kidahinduka. Kandi Afurika ifite ubuyobozi bwiza, ifite iterambere rigezweho, ndetse ugiye kureba ibihugu bimwe na bimwe biri kwirukanka mu nzira y'amajyambere. Ariko se kuki ikibazo cy'inzara gikomeza kwigarurira umugabane wa Afurika? Ndabasuhuje, njye ubageze iki kiganiro nitwa Ildefonse, ndabakunda. Akenshi usanga ibigo bimwe na bimwe byo muri Afurika iyo biyobowe rimwe na rimwe n'abaturage babo bwite, akenshi usanga umuntu amara kugera ku nshingano runaka mu gihugu runaka, ugasanga yirengagije cyane cyane ingingo nyamukuru yahamagariwe. Abenshi bahanga amaso cyane cyane ibyerekeye ubukungu, bakumva yuko ikibajyanye imbere cyane, icyo bashyize imbere cyane ari uburyo bwo gushaka amafaranga, guteza imiryango yabo imbere, nawe ubwe ku giti cye kwigwizaho umutungo. Ugasanga zimwe mu nshingano ayoboye cyangwa se mu nshingano ashinzwe zihora zidindira bitewe n'uko ashaka indonke. Niba ibihugu bifite umuvuduko mu iterambere, twakabaye dufite umubare muke cyane w'abantu bafite inzara cyane kuri uyu mugabane. Ariko se kuki ibi bihugu bikomeza kwihuta mu iterambere, ariko inzara ikanga ikaba nyinshi cyane, inzara ikiyongera ku buryo bukabije, kandi dufite abayobozi bareba ejo hazaza? Urugero, ibihugu bimwe na bimwe hano muri Afurika bibamo intambara nyinshi z'urudaca zihoraho zisimburana. Ako kenshi cyangwa se kubaho kwazo kenshi bituma hahora habaho urujya n'uruza rw'abantu bagenda bahindura ubwenegihugu runaka, imibereho, cyangwa se bimuka bajya mu bindi bihugu runaka bitewe n'umutekano w'aho bavuye udashimishije cyangwa se udahagije. Bibamo intambara. Urugero, ugiye kureba demokarasi ya Kongo, Somalia, n'ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane Sudani, hari n'ibindi bihugu byinshi cyane muri Afurika ariko bifite ikibazo cy'intambara cyabaye cyashinze imizi muri ibyo bihugu. Akenshi rero usanga kwimuka kw'abantu, kwimuka k'urujya n'uruza rw'abantu bituma ibihugu bimwe na bimwe bitakaza kwihaza mu biribwa, bitewe n'uko umubare munini w'abantu baba binjiye mu bihugu runaka bavuye mu bindi ukomeza kwiyongera. Sinzi icyo umuyobozi runaka akwiye, ariko uko wayobora kose, uko watera imbere kose, ufite abaturage bakennye, ufite abaturage bashonje, iryo ntabwo ari iterambere. Kuko iterambere burya rihera mu rugo ndani, rihera mu rugo, rigomba guhera iwawe ndani, rikabasha kuzamuka, ariko rihereye hasi mu mizi. Nta kuntu waba ufite umubare munini w'abaturage bicwa n'inzara cyane, bafite imibereho mibi, abaturage badafite akazi n'ibindi, ugasanga ariko turimo turishima ngo twateye imbere, igihugu cyacu cyabonye inkunga, igihugu cyacu cyabonye iki n'iki. Niba uri umuyobozi, mbere na mbere gerageza ushyire inshingano wahawe mbere y'ibindi byose. Urugero, uyu mugabane wa Afurika ni umugabane ufite ikibazo cy'amazi mabi, aganje cyane mu baturage babuze amazi meza. Ikibazo cy'amazi rero ni kimwe mu bibazo byibasiye umugabane wa Afurika,
hamwe na hamwe usanga hari indwara nyinshi zituruka ku mwanda, ahandi ugasanga umwanda wabaye karande mu bihugu. Aho hantu akenshi haba hari ikibazo cy'amazi n'ikibazo cy'ibiribwa birajyana. Ni ukuvuga ngo niba igihugu kimaze imyaka irenga 50, 70, 80 kiri mu nzira y'iterambere, ariko kikaba gifite ikibazo cy'amazi, ikibazo cy'ibiribwa, ni ukuvuga ngo haba hakiri ikibazo mu bayobozi b'icyo gihugu. Nigeze kumva mu buzima bwanjye mfite icyifuzo cy'uko ndamutse numvishwe n'abantu 1000, nagerageza kuvuga icyifuzo mfite kugira ngo twese tubashe gufatanya tugire ikintu duhindura. Uyu munsi rero niwo mwanya mbonyeho kugira ngo nshishikarize abayobozi ba Afurika. Ntabwo tuyobora cyangwa se ntabwo dutorwa kugira ngo twicare mu biro cyangwa se ngo tugwize imitungo iwacu cyangwa se imifuka yacu ibyimba amafaranga avuye mu baturage. Icy'ingenzi ni uko tugomba gushakisha icyo abaturage bakeneye kurusha ikindi. Ni gute umuyobozi ashishikazwa no kurya duke dutunze abandi bantu bo hasi kandi ahembwa na leta? Ni ikibazo gikomeye cyane, aho usanga abayobozi benshi kugira ngo bagukorere serivisi baka indonke, aho usanga abayobozi benshi kugira ngo bakore serivisi bahamagariwe usanga ibyo babitera umugongo, ugasanga ahanze amaso mu bye gusa, bityo ugasanga agace kadindiye bitewe n'ubuyobozi bukayoboye. Urugero, hano iwacu mu Rwanda bajya batangaza uko uburere bwagiye burushanwa mu iterambere, cyangwa se akarere kahize akandi mu iterambere ry'abaturage, mu mibereho myiza n'ibindi bitandukanye bashingiraho. Ariko tubona uwa mbere tukabona n'uwa nyuma, kandi uwo muntu tubonye uwa nyuma aba ayobowe, ako gace tubonye kabaye aka nyuma kaba gasanzwe kayobowe n'umuyobozi, kandi uwo muyobozi aba ahembwa na leta. Dufite ibigo byinshi hano bikora, ariko bikora uko bishoboye kugira ngo bibashe gukora inshingano zabyo. Rero Afurika twagafatanyije tukigira ku bandi. Niba u Rwanda dufite aho tuva mu myaka 30, ariko ugasanga umuntu amaze imyaka 100 aracyafite ibibazo biremereye cyane kurusha twebwe tumaze imyaka 30, ni ikibazo gikomeye cyane. Afurika rero ntabwo dukeneye iterambere riturutse imahanga, ntabwo dukeneye kubona ko Afurika iyobowe n'abanyamahanga nk'uko byahoze, ahubwo dukeneye kubona Afurika itezwa imbere n'abana bayo. Uyu munsi dufite ikibazo cy'abana benshi bacu b'Afurika basoza kwiga ugasanga bagiye mu yindi migabane runaka, banze umugabane wababyaye, ugasanga imbaraga n'ibitekerezo babihaye ibindi bihugu. Ntabwo tubyanze, ariko icyo dushishikariza abanyafurika ni uko kugira ngo tugire aho tuva tugire aho tujya bizakorwa n'abana b'Afurika. Kubona igihugu gifite ubutaka buhagije, kikaba gifite umutungo uhagije, ariko icyo gihugu akaba ari igihugu kirangwamo inzara, kirangwamo ubukene, kirangwamo kubura kw'imirimo, kandi bihagije muri ibyo byose. Uyu munsi iyo tugiye kureba ibihugu bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika, ni ibihugu bimaze igihe kinini cyane bishakisha iterambere ry'ibihugu byabo, ariko nanone ugasanga bifite umutungo munini cyane kurusha bya bihugu bito bikiri mu nzira y'amajyambere. Rero turifuza yuko Afurika twicara tukareba ikibazo twe dufite kuruta kujya kureba ibindi bihugu byo ku wundi mugabane.
turirwa turirimba intambara ibera hirya no hino mu bihugu bidukikije byo mu Burayi, turirwa tuvuga abayobozi batowe, turirwa tuvuga abakoze nabi, turirwa tuvuga ibyo, akaba ari byo twirirwamo, ugasanga imyaka irashize indi iratashye. Nyamara umwanzi duhangana nawo ari hano iwacu imbere. Ntabwo ibihugu bya Afurika byakabaye birangwamo intambara bizi neza ibibazo bifite. Ni gute uzi neza ko ufite ikibazo mu gihugu cyawe, ariko ugasanga icyo ureba cyane ni ugushyira intambara hagati mu baturage, ugasanga urwangano, amakimbirane, amacakubiri niyo akenshi ubuyobozi burebaho. Icyo gihe intambara ntizacika mu bihugu byanyu. Urugero, mu bihugu bidukikije hano cyane cyane muri Congo habamo imitwe myinshi cyane yitwaje intwaro, ariko iyo mitwe ikaba yaragiye iva mu bihugu byabo ikoze amahano imyinshi. Ni ukuvuga ngo iteka agace iba iherereyemo n'abaturage bahari ntabwo bagira umutekano, barasahurwa, bafatwa ku ngufu, baricwa. Mbese uburyo babayeho abaturage bari muri ibyo bice ni abaturage bahora batakamba ariko babuze ubatabara. Ikibabaje ni uko leta rimwe na rimwe ifasha iyo mitwe mu mibereho ya buri munsi. Ugasanga umuturage araharenganiye, ugasanga umuturage abuze uwo yabaza umurenganura. Turifuza ko Afurika ndetse n'ibihugu by'inshuti ya Afurika hirya no hino ku isi byafata undi mwanzuro utandukanye n'umwanzuro w'uyu munsi dufite. Ntabwo iterambere dufite tuzahera mu kirere, twagahereye hasi. Mureke turwanye ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'imirire mibi, ikibazo cy'intambara, ikibazo cy'inzangano, ikibazo cy'amatiku ayoboye Afurika. Umuntu ari hanze ya Afurika arakubwira ati kanaka niwe mwanzi wawe, bitewe n'icyo yifuza kugukuramo. Nawe urashya ugashyashyana, ugafata bimwe na bimwe mu byari bitunze abaturage ngo ugiye kubiguramo intwaro zo kurwanya umuntu muturanye. Ufite ikibazo cy'inzara, ufite ikibazo cy'uburwayi, ibyorezo bitandukanye, ufite ikibazo cy'ibura ry'akazi mu gihugu cyawe, ufite ikibazo cy'abaturage badafite amazi ahagije, ufite ikibazo cy'imirire mibi, ufite ikibazo cy'abaturage badafite aho baba hahagije, ariko ugiye kugura intwaro ziremereye kugira ngo ujye kurwanya igihugu muturanye. Icyo gihugu muturanye uyu munsi abaturage baho bahanaga, basuranaga, bahanaga inka n'iki n'abageni n'iki. Urimo urabagira abanzi bawe. Ugiye kureba umubare munini w'abaturage bawe akenshi bari batunzwe n'ubucuruzi bwambukanyaga imipaka bajya mu bihugu bituranye nawe. Mpagaze imbere y'iki kinyamakuru ndashishikariza ko buri muntu wese cyangwa se buri muyobozi wese yagerageza guhinduka, kwiremereza, ukumva ko uri umuyobozi uyoboye igihugu, uyoboye sosiyete, uyoboye umurenge, uyoboye agace runaka. Anyway, nta kibyo bigeza ku muntu. Hari igihe kimwe Yesu yaricaye n'abigishwa be, umwe mu bigishwa ashaka kubabaza, arababaza ati, abaza Yesu ati, muri twebwe ninde mukuru urimo? Yesu yarunamye afata amazi aboza ibirenge. Mu yandi magambo, wowe wumva ko ari weho mukuru, gerageza utange urugero ruzatuma n'abandi babona ko bagomba kwicisha bugufi.